twongeye kuguha ikaze hano kuri kamera za G7 TV. wongeye kwirirwa amahoro y'Imana kuri wowe ukurikirana G7 TV aho uherereye ku mpande enye z'igihugu, haba uri mu gihugu cyangwa se mu bihugu byo mu Burayi, aho hanze hose, aho turebera hamwe mu byaranze icyumweru cyangwa se tukarebera hamwe mu bigize uturere twinshi dutandukanye tuba twatembereyemo. Urasabwa gukora subscribe, ugakanda akazogera, ugakora share kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Ugiye kwibaza ati uyu munsi noneho G7 TV yabateguriye iki? Aho muba muri kumwe, muba mwabanye muri gutaramirwa no bita G-Boy cyangwa se Masengesho Abraham. Aka kanya ni inkuru yatangaje benshi bagize impaka, aho habereye inkongi y'umuriro mu murenge wa Masaka, agari ka Gako, umudugudu wa Butare, hamwe umuzamu yifashe atwika ibyari n'ibikoresho byari byubakishijwe inzu ya etaje, twabyita ibyo baba baradekofuye kuri etaje bihagaze agaciro ka miliyoni 5. Abaturage bo icyo barimo barabivugaho, barimo baravuga yuko atari ubwa mbere bino bintu bibaye, ati cyokora nyamara hari n'umunsi nanone barimo barubaka iyi nzu yanze guhemba, uyu mubosi yanze guhemba abakozi bahakoreraga, ngo bagashaka gutwika amapine y'imodoka yari ihari, ubundi bateza imvururu, bimwe nk'amasima, bimwe birangizwa. Aho bitahereye aho ngaho, nyuma yaho yaje gukora kandi gatendu, ubwo aya amabuye aho ubona batwikiye, aya mabuye haherutse gukorerwaho impanuka bitewe n'inkongi y'umuriro nanone yari yabashije kuhagaragara. Abaturage bakomeje batubwira muri bimwe byaranze uyu mugabo nyirino nzu tutabashije kuba twabona kugira ngo tubashe kumubereka. Hagaragaye umugore we nawe utashatse kutwiyereka, aho twakomeje gutara iyi nkuru mu baturage kugira ngo tugaragaze imva n'imvano y'ukuntu byagenze. Ati nyamara aho imvururu ahanga ntabwo zijya zihabura. Ati uyu muzamu nubwo yakoze iri kosa ryo kuba yatwika iyi nyubako cyangwa se akagerageza gutwika izi nkwi cyangwa se icyo twakita imbaho zari zaradekomfuwe kuri ino nzu zingana n'izo miliyoni twababwiye aho hasi. Aterega nta nubwo uyu muzamu yaba ari mu makosa, kuko hari abantu benshi yaba yagiriye urugero, kuko hari benshi banatinye kuba babikora, bo yagerageje kwambura muri buno buryo. Aho twagerageje gukomeza kutara amakuru tubabwira ati ese yaba yatwitse bino biti kubera iyihe mpamvu? Aho bakomeje bamwe baratubwira ati yaramwishyuje, he na mudugudu nawe arabizi. Umudugudu tutabashije kumenya, twahavuye tutaramubona kuko nawe ashobora kuba yatinze kuhagera, atariko yabitwitse. Uyu muzamu yaramaje kuva kwa mudugudu kongera kumuregera inshuro zigera muri 4. Yaramuregeye ku buryo ngo yakomeje akamubwira ati nzamubwira akwishyure, kugeza aho umuzamu yahamagaye nyir'inzu aramubwira ati se amafaranga yanjye kutayama bigende bite, kubona yuko abana banjye bari kuburara nanjye ubwanjye nari kurya neza, biragenda gute? Aho yamubwiye ngo namukureho amagambo, aramutuka cyane bikomeye, ibitutsi tutabasha kuba twasubiramo kuko bikomeye cyane. Uyu muzamu ari mu karengane gakomeye cyane. Abaturage bari aho niko barimo baratubwira ati uyu muzamu ari mu karengane, bamurenganure kandi banamwishyure. Bimwe mu byangiritse hano hantu hangiritse amashanyarazi, twakita umuyoboro w'insinga za REG, aho REG yahise yasesekara niyo yahageze mu ba mbere, aho polisi yazaga ihasanga REG. Uyu wari uri kumwe namwe ni G-Boy Masengesho Abraham. Turakomeza tubatari inyuma y'uko